hari nk'amakuru nge nagiye nkapita kuri wowe se cyangwa se ibyo nawe ubwawe ushaka kubyumvaho abantu bakunda kuvuga ngo the trainer ngo no umugay ngo the trainer ngo ni gute wakwambara ngo utuntu tugufashe kuri yangu udashaka ibintu nk'ibyo kandi benshi barabizi ko bivugwa uravugwa pe kandi nawe urabizi ibyo bintu nta na rimwe byigeze binakubabazaho gato ngo uvuge uti kuki aya magambo ku giti cyanjye. Niba ufite miriwari ukireba muri miriwari warangiza ukivugisha ukiganiriza wowe ubwawe kandi iyo ngiyo niyo competition yawe wowe uri muri reba muri miriwari niyo competition yawe nibyo wowe ugomba plans zawe n'intego ugomba kwachivinga cyangwa iki utarebye ku ruhande cyangwa iki kwako ni wowe uzi icyo wowe ushaka mu buzima bwawe nta muntu rero ufite uburenganzira bwo kuba wowe yaguca intege. Nk'ubu ngubu upfuye urumva ari iki ushaka ko buri muntu azakuvugaho cyangwa se wasiga bakuvuzeho aka kanya ubupfuye usohotse hano hanze ukipfira nka the train simbikwifurije but I'm just saying. The trainer hari ikintu nibazaho cyane uravuze uti kuva 2015 muri haso yanjye ndibaza hari abandi ba trainer bari hano hanze ese ntago wigeze uhura n'ibyo bintu byo kuvuga ngo na amabifu n'abandi ba trainer bari bahari cyane ko ari wowe ufite spotlight sinibanga koko n'ababireba ni ufite spotlight muri iki gihugu ndibaza ntago ujye ugira uko kuntu mutumvikana hari abo mukorana se ubundi mukumvikana neza cyangwa ubona ko hari izo bifu kicira ku mpande ho. Bifu zirahari kimwe nuko nabyita nta kintu kimwe kitagira abakonkila you get niya wowe ufunguye hano store hano ndagafungura store nibwo byagenda kose niyo mwaba mwumvikana ariko abamaga competition yazamaga competition you get hari gihe kaba positive cyangwa kaba negative you get so ngewe uburyo meze mu mutwe ndi positive kandi ndi umuntu nyine utajya winjira muri business zawe you get kwako ngewe aho ngeze ntago ngiye mpishimiye you get so ngewe ndeba kure cyane ariko ntago mu mutwe wanjye mba ndi hafi mba ndi kure cyane ku buryo ntanaguha umwanya fresh mba nirutse cyane ngenda reba umutrainer US aragenda muri Lamborghini aragenda ari mu nzu igeretse kangahe nta nubwo akihagarara ngo agukoreshe we arinjiza ibihumbi bigera muri 40 by'idolari mu cyumweru you get we ngewe ndeba nyine I dream big ku buryo ntashobora kuguha umwanya wowe uzana utuntu twa yes nta mwanya nabibonera wa gossip ntago nawubonera gusa waba uri muri abantu batajya bakira dissing yose kuko kuri social media hadutse ibintu byo kudissingana cyane ko hari nk'amakuru nge nagiye nkapita kuri wowe se cyangwa se ibyo nawe ubwawe ushaka kubyumvaho abantu bakunda kuvuga ngo the trainer ngo no umugay ngo the trainer ngo ni gute wakwambara ngo utuntu tugufashe kuri yangu udashaka ibintu nk'ibyo kandi benshi barabizi ko bivugwa uravugwa pe kandi nawe urabizi ibyo bintu nta na rimwe byigeze binakubabazaho gato ngo uvuge uti kuki aya magambo ku giti cyanjye. Abantu bavuga ibintu bitandukanye no kuvuga ati wowe uvuga bitewe n'uburyo wowe utekerezamo hanyuma nanjye ngakora bitewe na gahunda zanjye you get so ni bya bindi nakubwiraga kare wowe iyo ufashe umwanya wawe ukumva wowe negativity z'abantu ntago wowe ushobora kongera gutera indi ntambwe ntibishoboka ahubwo wowe utinda kuri ya magambo wowe wumvishe mu mutwe wawe warangiza ugacika intege niyo nuza ya nyuma ibaho niyo conclusion wowe ufata niyo gucika intege nta kindi you get ujye basubiza se abantu nk'abo baje gusubiza kubera ko wowe ufite uburyo utekereza wowe Albina Christelle afite uko atekereza Diana afite uko atekereza Divine Bosco David uri kubyumva Claude bafite uburyo bo batekereza bo ubwabo buri wese ashobora kuza afite
ibitekerezo byiwe uri kubyumva anavuga ikintu bitewe n'uburyo we acyumva cyangwa we akibona sasa rero ibyo ngibyo ntago ari wowe ibyo bavuga bo ntago ari wowe uriwo n'icyo wowe ushaka kuzageraho you get yes ndibaza cyane what is your inspiration kuko uko biri kose wiremyemo imbaraga ndani mbere yuko unasohora hanze imbaraga ni iki kiguha inspiration wowe nka Laurien mbere yuko unaba the trainer what gives you inspiration inspiration ngewe nzikura kuri buri kintu cyose kibaho kandi hari ukuntu nyine wowe wikreamo akantu k'ubusazi you get ako kantu rero kagufasha kwachivinga ibintu byinshi nicyo bita savage mentality wowe niba wumva ko ikintu ugomba kugikora ugikora no matter what iyo niyo inspiration ya mbere noneho ibyo ngibyo byo kuvanga abantu ngo baca ku ruhande ngo bakurwanya izo ni challenges ugenda wowe uhura nazo mu nzira aho waca hose yes y'ubuzima nonse twavutse tudakura tutwumva mu rugo bagirana ibibazo mu mafamiye bagirana ibibazo ngo famiye kwa runaka ngo yavuze gutya you get so ibyo ni ibintu bibaho mu buzima so twigarukire gato kuri icyo kibazo warumbajije kibijyanye na inspiration and motivation ni ibintu bigendana you get so ngewe rero iyo mbyutse mu gitondo kwako ubu ngubu umajije kuba public figure nuvuga ati hari umuntu ubyuka mu gitondo ahita ajya kureba post the trainer postinze iki so wa muntu ngerageza ku buryo hari ijambo njya nkunda gukoresha like roll out the bed like byuka nyine uve mu buriri and go to work nyine ugiye gukora you get so wa muntu ugiye kunshaka kuri internet like kuri Instagram cyangwa yaba WhatsApp post cyangwa hehe cyangwa ariho hose wa muntu arabona motivation yihe yo kugira ngo ajye kwachivinga goals ziwe abyuke ajye ku kazi niba wenda anashakisha ajye gushakisha niba wenda ari ukora sport ajye gukora ngerageza ku buryo umuntu wese unkurikira ahubwo agira ikintu akuramo niba we ari umuntu utekereza biri positive kwako ngewe nza abantu benshi nagiye mfasha DM zanjye kuri Instagram ni nyinshi cyane ku buryo ngeraho no kuzisubiza ngeraho nkajya mfata umwanya nkagenda ndebamo izingenzi so mfite DM nyinshi z'abantu bagina nambwe ati wowe bitewe na post zawe nibyo wowe uvuga cyangwa iki hari ibintu nahinduye mu buzima bwanjye you get so iyo ngiyo niyo motivation ya mbere ngiyewe mfata kurenza wa muntu ujya kuvuga ngo urumva nga urumva you get so umuntu nafashije umuntu ibyo nkora byagiriye akamaro uwo niwe mavareri cyane kwako niwe inspiration yo gukomeza nkora noneho nkagerageza ku buryo abanyarwanda bahindurana mentality n'uburyo basobanukirwa cyane ku bijyanye na kariyeri yanjye kwako ndagerageza everyday ndagerageza yaba muri nutrition yaba muri training nkagerageza kubereka ama exercice staff uburyo bazikora bijyanye na nutrition uburyo ugomba kurya you get kwako abanyarwanda bafite ikibazo muri ibyo bintu ariko ntago babizi kubera ko barabeshyanya unase trainer njewe nihereyeho wenda urugero hari abantu bakuzi nk'inshuti bagufite nk'inshuti kuva na kera cyangwa hari n'abantu uri kugenda wakira unafasha izo trainings n'ibindi aka abantu bakunze kuvuga ko utinyitse uhenze ubwo no kuvuga ngo mu bills y'uburyo umuntu aje akakubwira atarashaka ko mu training n'ibindi nk'ibyo ni gute umuntu yakwa approachinga nk'ubu ngubu aho ugeze ubu
niyihe facility washyiriye abantu ku buryo bakaba approachinga kuko abantu uko biri kose nibo bikorera badahari ntago haba izo trainings ntago wazikora na wenyine ni gute ureka abantu bagusatira ese hari uburyo bworoshye wabashyiriyeho kuko abantu benshi bakunze kuvuga ko biragoye kukugeraho ikindi biranahenze siko buri wese abona amafaranga yo kubyishyurira kandi koko akeneye ubwo bufasha ni iki washyizeho cya facility cyangwa se hari icyo uteganya muri projet zizaza bimeze bite uko iminsi ishira wowe iyo uzamuka muri kariyeri niko abakenera serivisi zawe baba benshi sasa iyo babaye benshi ni standard zawe zirazamuka you get so muri urwo rwego rero hari ibintu byinshi nagiye ngabanya like nko kuri personal training nkagerageza gucreate nyine amagroupe kuko nk'ubu ngubu hari groupe ngiye mfite bita hit class niyo ngerageza kuba nafashirizamo abantu muri rusange noneho atari kuvuga ati ngiye gufata one on one even na payments ziba ziri kind cheaper cause nta nubwo ziri half ya personal training cause personal training iri almost 200 na hanyuma ibyo ngibyo bya classes ni muri $80 nago bihenze you get so kuba umuntu yahabwa service uwo muntu nawe wa joininze ahabwa inoza program ashobora kwifashisha kimwe na wa muntu na rucinze mu rugo cyangwa iki so gahunda rero ngewe mfite niyo kuzageraho noneho nkagera ku rwego rwo kuba noneho nafashiriza abantu bose hamwe ntakitwa personal trainer you get niyo gahunda nyewe mfite kuba na building facility ya nabyita nka programme nkayubaka ku buryo iyo program igihe naba ndinaha naba ntari naha ayo programme izagumaho ushobora gufata like internet kugura ama CDs stuff nk'izo ni big project ndimo ndubaka hari n'indi project mfite nayo muzayibona soon nago izarangiza uyu mwaka itabonetse ku buryo nyine abantu nyine in general bashobora gufashwa nanjye kandi atari ngombwa ngo buri wese ngagenda mbona ukwe kubera ko uko iminsi ngenda mbura umwanya you get cause nicara ntekereza uburyo nakwagura ama business ngirute nono at the end of the day ndi umutrainer kariyeri yanjye nayigomba gukomeza you get yes tugana ku musozo hari urubyiruko hari abantu benshi cyane bakureberaho ndumva tuzanakomeza kubona izindi parts zijyanye n'ibintu ukora ziri inspirational tugusura mu bijyanye mu byo ukora bigiye bitandukanye ikibazo nkunda kubaza abantu nk'ubu ngubu upfuye aka kanya it's like a prank to say nk'ubu ngubu upfuye urumva ari iki ushaka ko buri muntu azakuvugaho cyangwa se wasiga bakuvuzeho aka kanya ubupfuye usohotse hano hanze ukipfira nka the train simbikwifurije but I'm just saying biramutse bibaye ndakeka aho magaze ubu ngubu standard ndiho ntago naba mfuye nk'imbwa you get so hari ibintu byinshi nabyita legacy legacy TV nabansize kubera ko hari abantu nafashije hari abantu nagerageje guhindura mentality hari n'abatrainer bari gutraininga ubu ngubu bari mu kazi ngewe ninjije mu kazi you get nafashe akicara akishyura you get akishyura kimwe n'abandi akazana amakayi akiga nkamwigisha you get kuri uyu munsi ubu ngubu barimo baratraininga bari gufasha abandi bantu you get so ndakeka rero nabyita nka skills ngewe mfite kwa ko ngiye singerageza kuba nago ndi wa muntu utekereza ngo skills mfite nzigumane you get ngerageze zifashe abandi bantu you get so ndamutse rero mfuye ndakeka
hari ibintu byinshi abantu bamvugaho kandi byiza bati uyu mutrainer yarakoraga yarageragezaga you get cause ndakeka si ukwiyemera ndakeka ndi mu batrainer b'inspira abantu cause nagushaka kumbwira ko uri umutrainer ushobora kumara ukwezi nta update nimwe uri umutrainer gute wabo bakiriya umwe babiri batatu bane wowe uri gukoresha iyo ngiyo nago ari nabyita spirit y'abasportif ntago ariyo kuko abantu baba bagomba gufashwa wowe n'icyo wowe uzi you get yes. Hanyuma muri ibi bihe bya covid twenda gusoza ubaye hute ese izo trainings still urazikora umuntu ashaka gukuricinga muri covid uri kubafasha ute? Ndi kubikora cause hari uduce twemerewe gukorerwamo siporo turavugana tukagirana appointment tugashaka ahantu tuzajya duhurira n'amasaha tugakora schedule hanyuma tugakora nta kintu na kimwe cyabuze ariko gukora siporo. Hari akantu nagize ya matsiko cyane nagiye mbona ufite amatatuwaje wenda mwaragaragara ndani ntagaragara when you put a tattoo on your body kuko abenshi bakunze kuvuga ngo nuburara ngo urashaka kwigaragaza wowe nka trainer nturi muri music ngo turavuga ngo uri umuhanzi hari ibintu ugiye kuvuga nturi muri fashion cyane ni iyihe mpamvu washyize izi tatuwaje ese zivuga iki why? Kuva kera nakundaga tattoos ariko nkareba tattoos ndi kubona ku bandi nkabona nago ari tattoo ngewe nshaka you get nkabona tattoos zimwe hari tattoo bashyiragaho ugasanga ni nk'imisaraba imeze gutyo ukuntu cyangwa agashushanyo nk'igisiga yabyibuha kikabinuma you get urumva sasa rero ngewe nakunze tattoo kugeraho nahuye n'umuntu hari umutipe w'umugande niwe ngewe nshyiraho tattoos nahuye nawe ndeba uburyo akora ndavuga ati no hesitation this time ngomba guhita mbikora yes icyo gihe twaravuganye direct mu gitondo narahabyukiye. Uzishyiraho uba ufite nk'ikintu ushaka kuvugaho uzishyizeho cyangwa uzishyiraho kuko uzikunda gutyo gusa? Nzishyiraho kubera ko nzikunda nkashyiraho ikintu ngewe nkunda. Bivuga ko n'igihe kizaza uzakomeza uzishyiraho kuko ari izo ukunda deje cyangwa ubone ceceka ahubwo turindire nuko ntarahuguka ahubwo yeah. Hanyuma the trainer abantu benshi cyane badukurikira harimo n'urubyiruko harimo n'abakobwa buriya bimeze bite marital status yawe imeze iti nta mwana mukundana nta uteganya se sibyo bintu ubundi ujya unabijyamo we nka the trainer? Mbijyamo ariko kubera umwanya nkabivamo. Urateganya se wenda nko kuzabikora ukatwemeza kuko uko biri kose public figure uri kubibona amavi yatewe menshi cyane wowe nka the trainer ko nanjye ni ngewe kubera ko no kuvuga ati aba relationship habamo umuntu umwe ukunda cyane kurenza undi you get so ngewe uburyo ngewe ndemyemo ndi umuntu ukunda kariyeri yanjye kurenza ibindi bintu byose. Sasa rero ujya gusanga umunsi wose urangiye umuntu dukundana ntaramuhamagara urumva reka nkubwire rero bacishene babaye mucishene cyamo n'undi munsi wa kabiri nkabatse uyu muntu ntago dukundana cyangwa iki so yagira ngo ati se niki kinyemeza ko turi muri relationship kandi ntunamamagara nugira utene ngewe uhora umahamagara buri gihe iki you get so ugasanga rero umwanya wanjye akenshi nkuha akazi kurenza kuba nagira nyine umwanya mpa ibyo ngibyo bistafu niki bikarangira rero umukobwa yivumbuye akavuga ati okay ibi bintu buri kumbeshya you guys Jaina usunera amatsiko none se ntuzamera nk'aba batipe bashyira hari umwana akavuga ati uyu ni legacy uyu ni umurage wanje yazankurikira ariko bya madamu byo aleluya shwi umwana se
ibyo ngibyo ndi muri abo ngabo kabisa, ndi muri abo ngabo. Buriya wifitiye ikintu cy'igipeti cyawe hariya, ahabwa ibiceri fureshi ameze neza, ariko nyine na mariage ariko zizakorwa tu igikwe kizakorwa, ariko nyine apana none kuko hari ibintu byinshi uba ugomba kuba waragezeho, noneho famiye yawe ikaza ibyubakiraho. You get. Dusoza, ni iyihe message wakumva wabwira abantu badukurikiye, cyangwa se icyo ari cyo cyose wumva wababwira, agataho ukanatubwira umuntu umwe ureberaho nimba yaba hari, yaba ari hano mu gihugu cyacu se cyangwa se ku isi hose? Message naha abanyarwanda nuko wajya ubyuka mu gitondo, niba ufite miriwari ukireba muri miriwari, warangiza ukivugisha, ukiganiriza wowe ubwawe, kandi iyo ngiyo niyo competition yawe. wowe uri muri reba muri miriwari, niyo competition yawe, nibyo wowe ugomba plans zawe n'intego ugomba kwachivinga cyangwa iki, utarebye ku ruhande cyangwa iki, kwako ni wowe uzi icyo wowe ushaka mu buzima bwawe. Nta muntu rero ufite uburenganzira bwo kuba wowe yaguca intege. So uko byagenda kose, nta kintu na kimwe mu buzima kidashoboka. Tuza abantu bahereye kuri 0 ubu ngubu bageze hejuru, tuza abantu bari bafite ibiro 200 bafite ibiro 60. So nta kintu na kimwe kidashoboka mu buzima. You get. So ahubwo umuntu kwica mu mutwe niwe ufite ikibazo, kandi ni n'ikibazo cye, ntago ari ikibazo cyawe. You get. Sure. Yeah. Definitely. Hanyuma haryo rumbaje model. Who is your role model? Role model wanjye bamwita David Goggins. Baze kumushaka kuri Instagram cyangwa YouTube. David Goggins niwe mugabo wa mbere ukomeye ku isi ubu ngubu. Yirukanse mailo 262 mu masaha 20, mu masaha 70 ingahera bari 88. Yes. Ni umugabo nyine ukora ibintu biri insane. Even na speech ze za motivation, iyo urebye wowe uravuga ati se ndi mu biki ubundi ubu ngubu, ndi mu biki. Sasa rero ngiye ninspirwa n'abantu nk'abo ngabo. Yeah. Arakoze cyane the trainer, arakoze cyane. This is inspiration, and I hope you guys muri kutureba kakanya. It's all about legacy, it's all about icyo wasiga ukagisigira undi na akazagisigira undi. Niyo mpamvu iyi televiziyo iri hano ku bwanyu. Mwe muri kumwe na the trainer Laurien Izere. Utamuzi ugenda ujye kuri platforms ze za social media, nimba ukeneye gufasha umwegere. Mwabonye ko ari umuntu uganira, abantu mwamutinyaga si cyane, ahubwo no umuntu uganira ibifatika. Mwe muri kumwe nanje Albina, Queen of the mic, the good girl in the city, queen muri business. Be all in or be nothing at all.